Amahoro y'Imana bavandimwe nshuti za Yesu na Mariya na Alphonsine yankurije baramutsa, ndaje ngo twongere dukomeze kuvuga ineza ya Nyagasani, tuvuge impuhwe Nyagasani atugirira, tuvuge urukundo dukunda rutagira urugero. Ngaha bavandimwe muraha, tuvugirize impundu Uhoraho, kuko rurema ari imbyeyi. Bantu mwese bo munsi, nimuvugirize Uhoraho impundu. Ngaha bavandimwe muraha, tuvugirize impundu Uhoraho, kuko rurema ari imbyeyi. Turagusingiza Mana muremyi wacu, turagusingiriza urukundo rwawe, turagusingiriza impuhwe zawe, turagusingiriza ko waduhaye umwana wawe w'ikinege kugira ngo azaducungure, akigira umuntu, agasa natwe, akabana natwe, akadukiza ibitubabaza bya buri munsi, akagira n'aho atwitangira kugira ngo turonke umukiro w'iteka, twongere dusubizwe bwa bwiza bwo kuba abana bawe. Uragahora usingizwa Mana yacu. Turagusingiza Mana nziza, tunagusaba imbabazi z'ibyaha byacu. Urabizi turi abanyabyaha, turi abanyantege nkeya, ariko nubwo turi abanyabyaha dawe ugira neza, ntutureka, ntudushyira ku ruhande, ntudutererana. Iyo tukugarukiye uba udutegereje kandi ukatubabarira. Niyo mpamvu rero tugusaba imbabazi z'ibyaha byacu byose, ibyaha byacu dukora mu byo dutekereza, ibyaha dukora mu byo tuvuga, ibyaha dukora mu byo dukora, ibyaha dukora mu byo twirengagiza gutunganya, ibyaha byacu bya buri munsi, bya buri kanya. Dawe ugira neza, turagusaba imbabazi kandi turagusaba n'imbaraga zo kurushaho kugerageza kugutunganira, zo gutandukana n'icyaha gihora kitwugarije. Turakwinginze rero mubyeyi wacu ngo twohereze Roho Mutagatifu, aza tugira ibiremwa bishya, aza dukomeze, aza tureme bundi bushya, adusesekazeho ingabire ze, maze atugire abana bawe by'ukuri, tubashe gukora ibihuje no gushaka kwawe. Ngwino Muhoza, ngwino utuyobore, ngwino Roho Mutagatifu, maze urasirize mu ijuru ibishashi by'urumuri rwawe. Ngwino Muhoza, ngwino utuyobore, ngwino mubyeyi w'abakene, ngwino mugabyi w'ingabire, ngwino rumuri rw'imitima, ngwino Muhoza, ngwino tuyobore. Roho wa Nyagasani, Roho utanga ubugingo, Roho utumurikira, turagutumiye ngo uze utuyobore, dusangire ijambo ry'Imana, tumurikiwe nawe, turi kure mu nyigisho zitugira abana b'Imana,
tuzikuremo inyigisho zitugira abagenerwamurage b'ijuru. Ngwino Roho wa Nyagasani. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riri mu Ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 14, guhera ku murongo wa 22 tukageza ku murongo wa 33. Ni ukuva ku ipaje y'1773 ukagera ku ipaje y'1774 muri Bibiliya Ntagatifu. Yezu agenda ku mazi. Nuko Yezu aherako ategeka abigishwa be kujya mu bwato no kumutanga hakurya igihe agisezerera rubanda. Amaze kubasezerera, azamuka umusozi kugira ngo asengere ahiherereye. Umugoroba ukuba ari wenyine, naho ubwato bwari bugeze kure y'inkombe, buhungabanywa n'imivumba, kuko umuyaga wabaturukaga imbere. Nuko bujya gucya, aza basanga agenda hejuru y'inyanja. Abigishwa babonye agenda hejuru y'inyanja, bakuka umutima bati nibaringa. Bashya ubwoba, niko kuvuza induru. Ako kanya Yesu arababwira ati nimuhumure, nijye, mwigira ubwoba. Petero niko kumusubiza ati Nyagasani, niba ari wowe, tegeka ko ngusanga ngenda ku mazi. Yesu ati ngwino. Nuko Petero ava mu bwato agenda ku mazi asanga Yesu. Ariko abonye ko umuyaga uteye inkeke, agira ubwoba, atangira kurohama, nuko atera hejuru ati Nyagasani nkiza. Ako kanya Yesu arambura ukuboko, aramusingira ati wamwemera gato we, niki cyatumye ushidikanya? Nuko bageze mu bwato, umuyaga urahosha. Abari mu bwato bamupfukamira bavuga bati koko uri umwana w'Imana. Nimwakire ijambo ry'Imana. Iyi Vanjiri ya Matayo rero ni Ivanjiri itagira uko isa, ni za nyigisho nziza Nyagasani aduha, ziduhumuriza, zituremamo icyizere, zitwereka ko ari kumwe natwe, adukunda, agendane natwe, adutabara igihe bikomeye. Mbese ni umubyeyi udukunda, ni umubyeyi udutonesha, ni umubyeyi uduhora hafi. Nubwo ibibazo biba ari byinshi mu isi, buriya n'abakize cyane kuriya tubareba, abakize nabo baraganya. Nabo tubona ari beza cyane, ari bitangaza, nabo bafite impamvu zabo zo kuganya. Ngo ku buzima nuko bumeze. Uruhinja ruravuka rukarira kugira ngo rwakire umwuka wo hanze, ariko ntiruseka kandi nabwo umwuka wakwinjira, ariko rurarira. Ubuzima bwo ku isi nyine biragoye kugira ngo bube umudendezo usesuye. Nyagasani rero arabizi, azi intege nke zacu, agendana natwe muri iri somo. Ahantu nkunda cyane ni ahangaha Petero yabwiye Nyagasani ati Nyagasani, tegeka yuko nanjye nza ngusanga ngendera ku mazi. Njyewe mu bitekerezo byanjye ntekereza ko yabonaga ari firingi, ari ibintu biryoshye kugendera hejuru y'amazi. Mbese wenda njye nuko mbitekereza, ubwo namwe mufite uko mubitekereza, akemeza abandi ko rwose ashobora gukora icyo gitangaza Nyagasani akoze. Nyagasani rero yaramwemereye nyine ati ngwino, ndaraza aragenda. Ariko za ntege nke za muntu ziranga ziragaruka, kandi Nyagasani yari hafi aho, ntiyari kure. Agira ubwoba, bwa bwoba gusa bwari buhagije, ukwemera kwe kwari kwaguye. Abona atangiye kurohama, atangira gutabaza. Nyagasani nawe ntiyatindiganya, aramusingira, azana ukuboko aramusingira. Ariko nyine aranamubwira ati wamwemera gato we, niki cyatumye ushidikanya? Naho kenshi natwe tuba twizeye Nyagasani, ibintu ari uburyohe, dufite ibyifuzo dushaka kumushyikiriza, ariko akantu gato kakoma tugatakara, tugasubira inyuma, kwemera kwacu kugashira, tugatangira gushidikanya, tugatangira kugira ubwoba.
kandi nyine turi abanyantege nke, ariko Nyagasani arabizi, aradusingira. Batwigisha aya masomo cyane cyane agendanye n'amazi kera, bakitwigisha cyane mu buryo bwihariye, cyane cyane ngewe ibintu by'iyobokamana nabyize cyane niga muri segonderi, kuko nize mu kigo cy'ababikira, bakajya bazana n'abapadiri bakatwigisha, mbese ku buryo buhoraho, tukagira za retraite za buri kwezi. Mbese uwo roho wa Nyagasani yabaga yayoboye pe, bwari uburyo bwiza bwo kwiga ijambo ry'Imana. Noneho baratubwira rero inyanja isobanura ibibazo, inzitane. N'umupadiri wahoze ku Kicukiro, sinzi niba mumuzi, yitwaga Jean Bosco Costa, yitabye Imana. Yari umupadiri mwiza uba hafi y'abakristo cyane kandi ugira gucisha make cyane. Nawe yigeze kubitubwira, twigisha ati burya amazi, inyanja n'ibiyirimo byose bisobanura ibigeragezo. Rero iyo tubirimo nyine dusaba Nyagasani, turi muri iyo nyanja mbi, dusaba Nyagasani ngo dushoboze kubigenda hejuru, tugere n'aho twambuka. Ariko kuzagera aho kwambuka niho nyine intege nke zacu zigaragarira. Bidusaba kugira ukwemera buriya kurakomeye cyane. Urumva nawe ati nimugira ukwemera kungana n'akabuto yabuze sinapisi, jye sinayibonye, natekerezaga wenda nk'isaka, reba akantu kangana n'agashaka kamwe, ariko nako ntitubasha kukagira. Ntabwo byoroshye, ariko nyine ni ukwinginga Imana, ni ugusaba ingabire za Roho Mutagatifu kugira ngo adushoboze kurenga, kuko ibigeragezo ntibijya bishira. Ntekereza rino somo, natekereje umuntu jyewe ntabwo namubonye, namubwiwe n'abandi bantu b'inshuti zanjye, w'umwana ngo w'umukobwa yagize ibibazo bikomeye mu miryango. Buriya mu miryango haba ibibazo bikomeye cyane, kandi bikanakugora kubona umuntu uzabwira ngo mama wanjye yangiriye gutya, papa wanjye yangiriye gutya, umwana wanjye amereye nabi mu buryo ubu n'ubu, uwo twashakanye. Burya umuntu ajya kuvuga byarenze urugero. Uwo mwana w'umukobwa rero ngo papa wabo yababaniye nabi ndetse aranabata. Noneho umwana bimutera igikomere, akumva atanashaka umugabo, kuko atekereza ko ashobora gushaka umuntu umeze nka se, umubanira nabi, ku buryo ubuzima bwe bwose butazigera bubamo kwishima. Murumva ukuntu bikomeye. Noneho hari n'ibindi bijya bibaho mu buzima, ukaba ufite nk'ibibazo bikuremereye gutyo, wajya no gushaka umuntu w'inshuti yawe ngo umuganirize wumva umwizeye, watangira kuvuga ati reka ati wakubwira ibyanjye. Mana y'isi n'ijuru, iyo akubwiye gutyo rero ngo wakubwira ibyanjye, nyine uraceceka, amagambo yose abashize, ntubu ukiteguye ko wa muntu akumva, umusaraba ukarushaho kukuremerera cyane. Uwo mwana rero naramutekereje, ntekereza ukuntu abana b'abakobwa, ugomba ntekereza nanjye kera nkiri mutoya, abana b'abakobwa twiganaga, njye sinagize amahirwe yo kurerwa na data, yapfuye kera. Noneho bakajya bavuga ukuntu ba papa wabo babakunda. Ibyo murabizi ahantu hose, abana b'abakobwa ukabona umuntu wenda ntabwo ari mwiza bisamaje, ariko ati ngewe ndi mwiza, nduwasensa na papa, ukabona nyine bimuteye ishema, kandi ni byiza cyane, ntibigira uko bisa. Noneho ibaze ubabona, noneho we ise ari uwo kumutera umubabaro, ari uwo kumutera ibikomere, ari uwo gutuma atabona ko hirya y'ubuzima, hirya y'ejo ashobora kuzabaho neza anezerewe. Ni intambara ikomeye, n'izo nyanja nyine Nyagasani adukuramo. Ubwo abantu mufite ibibazo nk'ibyo, yewe wenda nk'umuntu w'umubyeyi kandi nk'umuntu w'umukristo, ntekereza ko ari igihe cyo gusanga Nyagasani. Nyine hejuru y'inyanja aho ngaho turohama niho Nyagasani ari. Ukamubwira uti Nyagasani ntabara, iyo ni intambwe ya mbere. Ariko nanone yakubwira ati ngwino ngiye kugutabara, ukagumana ukwemera. Ni ishuri. Buriya hari ahantu heza abantu bajya kubwirira Nyagasani ibibazo byabo, ndetse ukabona bikurutiye kujya kubwira umuntu utizeye neza, ariko n'abeza barahari batugira inama nziza mu isakaramentu ry'Ukarisitiya. Kujya gushengerera Yesu mu Karisitiya ni ahantu buriya hakemura ibibazo.
kurenza uko abantu babizi. Kugenda gusa ukicara muri shapeli, amaparuwase menshi burya afite za shapeli, cyangwa no mu kiliziya nyine aho badafite shapeli. Ukagenda muri ka kanya gatoya wabonye ugatuza. Hari n'igihe uba ubabaye cyane, uhangayitse cyane, no gutuza utabishobora. Noneho ukagenda ukabwira Nyagasani, n'ubundi arabizi byose. Ntabwo ari kimwe nuko nzajya kubwira inshuti yanjye ngo ndamubwira ikingwa kina ndagishyira ku ruhande we kada. Ukamubwira byose, ukabivuga. Padiri Musenyeri Kizito bahuje imihigo yigeze kutwigisha gushengerera, muzi ko yasohoye n'agatabo kitwa Twigishe gushengerera, tubwira nyine uko bashengerera. Njyewe numvisemo igice cya mbere cyo kubwira Imana, kuvuga ukwemera kwacu, gusaba Imana imbabazi, hanyuma tukagera icyo gihe tukabivuga nyine nk'uko nabambwira wa muntu nizeye cyane anyumva anteze amatwi, kuko Nyagasani adutega amatwi. Noneho twarangiza kubivuga, natwe tukagira umwanya wo kumutega amatwi, kuko burya arasubiza. Ushobora gusoma ijambo ry'Imana akagusubiriza mu ijambo ry'Imana. Roho Mutagatifu ashobora kukumurikira akakungura ikindi gitekerezo gishya, ikindi myitwarire mishyashya ugiye kugira. Ariko rwose mu gushengerera Yezu mu Eucharistia haba ibisubizo by'ibibazo byose umuntu aba afite mu buzima, uko biremereye kose Nyagasani arabisubiza. Ushobora kujya uyu munsi ntutahane igisubizo, kuko Nyagasani agira gahunda ye. Yaratubwiye ngo imitwaro aduha abamwemera, ntashobora kuduha imitwaro irenze ubushobozi, ubwo ababona dushoboye gutwara ya mitwaro. Noneho tukabimushyira, tukamwereka uburyo biremereye, ukongera ugasubirayo, ukamwinginga kandi ukanamushimira. Ntusabe mbese nkanyamusabana uruhato ngo usabe, ariko wowe kugera umenya ko gushimira bibaho. Nabyo ni ngombwa, ugashimira uhoraho. Igihe kiragera Nyagasani agatanga igisubizo. Mu bisubizo by'ibibazo tuba dufite twakomerekejwe n'abantu dukunda cyane, burya habamo igisubizo abapadiri bakunda kuvuga, n'abihaye Imana n'abatwigisha bose, igisubizo cyitwa gutanga imbabazi. Gutanga imbabazi ntago bifasha uwahemutse wenyine, bifasha nanjye wahemukiwe, kuko numva nduhutse. Erega wa muntu aba mbereye umutwaro, aba ndemereye. Iyo rero muhaye imbabazi ndaruhuka mu mutima wanjye, nkumva imbere y'Imana ndakeye, kandi namureba simurebemo bya bibi byonyine. Nuko hari n'igihe umuntu abwira ngo yamuhaye imbabazi, ariko agakomeza akajya amurebamo bya bibi, burya utaragera ku ntambwe yo kumuha imbabazi. Umubyeyi rero ukamuha imbabazi, ukabwira Nyagasani ni ukuri ndiyemeje uyu munsi wenda bikanga, ukagerageza nzamuha imbabazi uko byamera kose, nzabanza kujya mureba ne kumubonamo bya byaha. Urumva bibaye umugisha, waranakuze, noneho ntabwo uba ukimukeneye hato na hato nk'umwana mutoya. Ariko gutanga imbabazi ni intambwe ya mbere. Noneho buhoro buhoro nawe ukagenda wiyakira, ukemera ko Nyagasani agendana natwe. Bya bibazo twahuye nabyo mu minsi yashize ntabwo ari ryo shingiro ry'ubuzima bwacu. Hirya y'ejo hari ubundi buzima. Ntabwo byakubuza gufata umwanzuro wo gushaka. Ushobora no gusanga wa wundi ari we Imana yagennye ko azaguhumuriza, ukabaho wishimye, ukabyara, ukabana neza na mugenzi wawe. Nubwo mutabana nk'abamarayika, ariko umwe akakira undi, mukabana neza, mukabana nk'abana b'Imana, ukaruhuka, ukababarira, ugatuza muri wowe. Nuko ibyo bibazo byose rero bituremereye, mureke tubiture Nyagasani, mureke tubimuragize, kandi tumuragize n'iby'abandi. Twe kujya twihugiraho gusa. Dusabire abana b'abakobwa, abana b'abahungu bakomerekejwe n'ababyeyi babo, bakomerekejwe n'imyitwarire mibi y'ababyeyi babo, bakomerekejwe n'uko ababyeyi babo babafata nabi. Burya barababara cyane, kandi bikabatera igikomere cy'igihe kirekire. Nyagasani Yesu rero
abo bana bose, abato, abana baba mu muhanda kubera yuko ababyeyi babo batabahaye urukundo bagombaga, abagerageza bakihangana ariko bababara cyane kubera ko babuze urwo rukundo. Yesu mwiza, ubasingire ukuboko, ugendane nabo, ubambutse iyo nyanja, maze bagushimire. Uragahora usingizwa Yesu mwiza. Shimwa mwami wacu, ratwa kw'isi yose, Yesu uganje mu buzima ijabiro. Amahanga yose naririmbira wayahanze. Shimwa mwami wacu, ratwa kw'isi yose, Yesu uganje mu buzima ijabiro. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawigeze kumva ko washubije inyuma umwasha aguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira ngo mpagarareho ko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumve ubyiteho. Amina. Mariya mubyeyi w'Imana, mubyeyi wacu dukunda, twongeye kukuragiza imiryango, twongeye kukuragiza abana b'abakobwa, abana b'abahungu, bakomeretswa n'imyitwarire y'ababyeyi babo, bakomeretswa no kubura urukundo rw'ababyeyi babo. Mubyeyi mwiza, uzi imitima yose, uzi imvune zabo. Mubyeyi w'impuhwe nyinshi, turabakuragije, ubasabire, ubayobore, ubageze kuri Yesu, maze ubahe kuba abana banogewe no kuba abana bawe, bishimiye yuko ari abana bawe. Mubyeyi mwiza, uragahora usingizwa mubyeyi w'Imana. Bikira Mariya utasamanywe icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utasamanywe icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utasamanywe icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Amahoro y'Imana rero, nshuti za Yesu na Mariya, kari akanya ko kuvuga ineza ya Nyagasani, ko kuvuga urukundo rwa Nyagasani. Mugire amahoro, naho ubutaha.